wari warigeze wibaza uko umuntu umwe ashobora kugira impano nyinshi kandi akazibyaza umusaruro ku rwego rwo hejuru? Hari abantu bavutse bafite impano nyinshi zidasanzwe, ariko hari n'abazi kuzibyaza umusaruro ku rwego rutangaje. Iyi ni inkuru y'umwe muri bo, umukinnyi wa filime, umuririmbyi, umunyarwenya ndetse n'umwanditsi w'indirimbo wagize uruhare runini mu mateka y'imyidagaduro. Uwo nta wundi ni Jamie FOXX. Uyu mugabo witwa ubusanzwe Eric Marlon Bishop yaciye inzira ndende ava mu buzima busanzwe mu gace ka Terrell muri leta ya Texas kugeza abaye icyamamare ku rwego mpuzamahanga. Yatangiye nk'umunyarwenya aza kugira ku gukina filime, atsindira ibihembo bikomeye nka Oscar, Golden Globe na Grammy. Ariko se ni ikihe kintu cyamufashije kugera ahageze? Ni izihe mbogamizi yahuye nazo mu rugendo rwe? Muri iyi nkuru tugiye gusubiza amaso inyuma, dusubire mu mateka ye, turebe aho yatangiriye urugendo rwe, uko yateye imbere n'ingaruka yagize mu isi y'imyidagaduro. Reka twinjire mu rugendo rutangaje rwa Jamie FOXX. Mutama, ndi kwizera Janvier Gadi nk'ibisanzwe. Guhaye ikaze mu kiganiro cya none. Nanone kandi guhaye ikaze kuri Kwizera Rwanda Official. Turatangiye. Eric Marlon Bishop, uzwi ku izina rya Jamie FOXX, ni umwe mu bakinnyi ba filimi b'inararibonye, umunyarwenya, umuhanzi n'umwanditsi w'indirimbo wigaruriye imitima ya benshi. Yavutse ku ya 13 Ukuboza 1967, avukira mu mujyi wa Terrell muri leta ya Texas, aho yakuriye arerwa na nyirakuru na nyirarume kuko ababyeyi be batigeze bamwitaho kuva akiri uruhinja. Mu bwana bwe, FOXX yagaragaje impano idasanzwe mu muziki no gutera urwenya. Yatangiye gukina piano afite imyaka 4, ndetse yakuriye mu rusengero aho yacurangiraga amakorari yose. Muri iyo myaka yakundaga gutebya no gusetsa inshuti ze, bigatuma abagenzi be bamwibonamo cyane nk'umuntu usetsa kenshi. Iyo mpano niyo yamufashije kwinjira mu mwuga wo gutera urwenya, ubwo yatangiraga gukina mu bitaramo byo gutera urwenya stand up comedy. Nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye, Jamie FOXX yagiye kwiga muri United States International University, aho yize muzika n'imyitwarire y'abantu. Nubwo kandi yakomeje gutera urwenya, yari afite inzozi zo kwinjira mu isi ya sinema. Mu ntangiriro y'imyaka y'1990, Jamie FOXX yatangiye kugaragara muri televiziyo ahereye kuri Living Color, aho yagaragazaga impano ye yo gutebya. Nyuma yaho yahawe igice kinini muri filimi zitandukanye, ariko yamamara cyane ubwo yakinaga muri Ray ya 2004, aho yagaragaje ubuzima bwa Ray Charles, umuhanzi ukomeye w'umuziki wa blues. Uru ruhererekane rwe muri Ray rwamuhesheje Oscar Award, Golden Globe na BAFTA Award, bimugira umwe mu bakinnyi ba filimi bubashywe cyane muri Hollywood. Uretse kuba umukinnyi wa filime, Jamie FOXX ni umuhanzi kabuhariwe. Yakoze indirimbo zakunzwe cyane nka Blame It, Unpredictable n'izindi zigiye zitandukanye. Yegukanye igihembo Grammy Award, bigaragaza ubuhanga bwe mu ngeri zose. FOXX azwiho kugira umutima mwiza, akagira ibikorwa by'ubugiraneza bifasha urubyiruko n'abafite intege nke. Yakomeje kugira uruhare mu iterambere rya sinema no gufasha impano nshya kwinjira muri Hollywood. Jamie FOXX ni urugero rw'umuntu wihangiye inzira mu bugeni, akaba yaragaragaje ko kandi ushobora kugira impano nyinshi ukazikoresha neza. Kuba ari umukinnyi wa filime, umuhanzi, umunyarwenya n'umwanditsi w'indirimbo byatumye aba umwe mu bantu bazwi cyane ku isi. Impano ye, umwete n'ubushake bwo guhanga udushya byatumye aba intangarugero mu ruganda rwa sinema n'umuziki. Jamie FOXX rero yagaragaye muri filimi nyinshi zamugize ikimenya bose, ariko izi ni zimwe mu zamuhesheje igikundiro n'ibihembo bigiye bikomeye. Umwanya wa mbere turasangaho Ray, yakinwe 2004. Iyi ni filime yamuhesheje Oscar Award nk'umukinnyi mwiza wa filime. Yagaragaje ubuzima bwa Ray Charles, umuhanzi w'icyamamare mu njyana ya blues, ndetse uburyo FOXX yamwiganye byaratunguranye cyane. Iya kabiri ni Collateral, yakinwe 2004 nayo. FOXX yakinanye na Tom Cruise muri iyi filime y'uruhererekane rw'ibikorwa Trailer. Yakinnye nk'umushoferi wa taxi uba utwaye umwicanyi kabuhariwe. Uruhare rwamuhesheje nomination ya Oscar nk'umukinnyi w'ikimenya bose cyangwa se umukinnyi ufasha abandi, Best Supporting Actor. Ku mwanya wa gatatu turasangaho Django Unchained ya 2012, yayobowe na Quentin Tarantino. Iyi filime ni imwe mu zamenyekanye cyane. FOXX yakinye nka Django
umucakara wabaye murinzi w'umutware ubushaka kwihorera. Filime yarakunzwe cyane kandi yinjije amafaranga menshi. Ku ya kane, The Amazing Spider-Man 2 2014. FOXX yakinnyemo nk'umugizi wa nabi Electro, umwanzi ukomeye wa Spider-Man. Nubwo iyi filime itakunzwe nk'izindi z'uyu mukino, uruhare rwe rwarashimwe cyane. Ya gatanu, Baby Driver ya 2017. Yagaragayemo nk'umunyabyaha witwa Bats ukora ubujura bwateguwe neza. Iyi filime yarakunzwe cyane kubera imitegurire yayo idasanzwe. Umwanya wa gatandatu turasangaho Just Mercy ya 2019. FOXX yakinnye nk'umuntu waciriwe urubanza mu buryo butari bwo. Filime ishingiye ku nkuru mpamo kandi yasize isomo rikomeye ku bijyanye n'ubutabera bwa Amerika. Jamie FOXX yakinnye no mu yandi mafilimi menshi nka White House Down ya 2013, Sleepless ya 2017, Project Power ya 2020, Day Shift ya 2022 n'izindi zigiye zitandukanye nka Law Abiding Citizen. Uyu mugabo kandi aracyakomeje gukina filime kandi afite n'indi mishinga myinshi igiye itandukanye nyine. Twihuse rero nimunyemere turebere hamwe filime yakinye yiswe Law Abiding Citizen. Iyi filime ibyayiranze ndetse n'uduhigo yagiye ica mu rwego rwa sinema mpuzamahanga. Turakomeje. Mu mwaka wa 2009 filime Law Abiding Citizen yarasohotse. Isohoka igaragaza ishusho y'ubutabera, uburakari n'ingaruka z'imyanzuro mibi mu nkiko. Iyi filime yayobowe na Gadi ihuza impano z'abakinnyi bakomeye nka Jamie FOXX na Gerard Butler, aho buri wese agaragaza uruhare rukomeye mu nkuru iteye amatsiko. Inkuru itangira Gerard Butler wakinnye nka Grade Shelton ari umugabo usanzwe ufite umuryango wishimye, ariko umunsi umwe abajura binjiriwe bica umugore we n'umwana we ndetse bongeraho no gusambanya umugore we mbere yuko bamwica nyine. Nyuma y'uru rupfu rubabaje abajura barafatwa, ariko ubutabera butanga igihano cyoroheje k'umwe muri bo kuko yemeye gutanga amakuru kuri mugenzi we. Iki cyemezo cy'ubucamanza cyateye Crade umujinya mwinshi, yumva ko amategeko adatanga ubutabera bwuzuye. Nyuma y'imyaka 10 Crade atangira umugambi wo kwihorera. Abantu bose bagize uruhare mu gufata icyemezo cyamurenganyije atangira kubica mu buryo budasanzwe. Iki kibazo gituma Jamie FOXX wakinnye nka Nick Rice afata inshingano zo gukurikirana Crade no kumuhagarika. Nick Rice aba ari umushinjacyaha w'umuhanga wamenyereye gukina n'amategeko kugira ngo atsinde imanza nyinshi. Nubwo aba afite ubushobozi, agerageza gukemura iki kibazo mu buryo bwa gishuti, ariko Crade amwereka ko afite imbaraga zo gukora ibitangaza kuko nubwo aba ari muri gereza, ubwicanyi bukomeza gukorwa mu buryo budasanzwe. Ababonye iyo filimi ubwo muri kubyibuka neza. Muri iyi filimi rero Jamie FOXX agaragaza ubuhanga bwe mu gukina nk'umugabo uhangana n'ikibazo kigoye, mu gihe Crade agaragaza ubuhanga mu gutegura imigambi yo kwihorera. Nick aharanira kugarura ubutabera nyabwo. Iyo filimi yerekana impaka ziri hagati y'ukuri, amategeko n'ukuntu rimwe na rimwe ubutabera bushobora kubogama. Mu mpera za filimi Nick Rice atsinda Crade nyuma yo kubona ko afite umugambi wo gutwika inzu ya gereza akoresheje ubwenge. Nick ashyira igisasu mu cyumba cya Crade aba yamaze gutegura, maze filimi irangira Crade apfiriye mu muriro yiteguriye ubwe. Law Abiding the Citizen ni filimi yerekana ishusho y'ubutabera butarimo uburinganire ndetse inatanga ubutumwa bukomeye ku ngaruka zo gushakira ubutabera mu kwihorera. Uruhare rwa Jamie FOXX nk'umushinjacyaha w'umuhanga rugaragaza uburyo umuntu ashobora guhangana n'ikibazo kigoye cyane hagati y'amategeko n'ukuri. Ni filimi ituma umuntu yibaza byinshi ku miterere y'ubutabera ndetse n'ingaruka z'imyanzuro mibi y'inzego z'amategeko. Turakomeje. Filimi Law Abiding Citizen yasohotse mu mwaka wa 2009. Yakiriwe mu buryo butandukanye n'abarebye filimi ndetse n'abasesenguzi. Ku rubuga rwa Rotten Tomatoes ifite amanota 26% ashingiye ku isesengura ry'abasesenguzi 162, bivuze ko yakiriwe nabi cyane. Ku rubuga rwa Metacritic ifite amanota 38%, bigaragaza ko yakiriwe nabi nanone. Ibi byerekana ko abasesenguzi benshi batishimiye iyi filimi. Nubwo yakiriwe nabi rwose nabo basesenguzi bose, Law Abiding the Citizen yitwaye neza ku isoko rya sinema kuko
yinjije miliyoni 73,400 z'amadolari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada, ndetse nanone yinjiza miliyoni 54,600 z'amadolari mu bindi bice by'isi, bigera ku musaruro wose wa miliyoni 127,900 z'amadolari ku isi hose. Mu mpera z'icyumweru cya mbere isohotse, filimi yinjije miliyoni 21 z'amadolari, ifata umwanya wa kabiri nyuma ya Where the Wild Things Are. Ibitekerezo by'abasesenguzi n'abantu bamenyekanye ati gute none. Ibitekerezo by'abasesenguzi byari bitandukanye. Roger Ebert, umusesenguzi w'icyubahiro ufite inararibonye mu bijyanye n'isesengura mu by'amafilimi, yatanze amanota 3/4 avuga ko ari filimi umuntu ashobora gukunda mu gihe ayireba, ariko nyuma yo kuyireba akabona ibibazo byayo. Yagize ati, ni filimi ushobora gukunda cyane mu gihe uyireba kurusha nyuma yo kuyitekerezaho. Ku rundi ruhande ariko, hari abarebye filimi bagaragaje ko batishimiye imigendekere y'inkuru, bavuga ko yuzuyemo urugomo rurenze no kudahuza mu nkuru. Urubuga rwa Rotten Tomatoes rwavuze ko filimi ifite urugomo rurenze kandi idafite ishingiro, ndetse ko iyi filimi ifite umukino udashimishije n'inkuru idafite ubwenge. Mu ncamake, Law Abiding Citizen ni filimi yinjije amafaranga menshi ariko yakiriwe mu buryo butandukanye n'abarebye filimi ndetse n'abasesenguzi. Nubwo Jamie FOXX ari umwe mu bakinnyi ba filimi bakomeye kandi bagize ibihe byiza muri Hollywood, urugendo rwe rwaranzwe n'inzitizi nyinshi zirimo izishingiye ku buzima bwe bwite, ubusabe bwa Hollywood ndetse n'ibibazo by'ubuzima. Inzitizi ya mbere, gutangirira umwuga mu isi iremereye ya Hollywood ati gute none. Jamie FOXX yatangiye nk'umunyarwenya, stand-up comedian, ariko kwinjira mu ruganda rwa sinema byaramugoye cyane. Muri Hollywood hari imyumvire y'uko abakinnyi b'abirabura bagiraga amahirwe make mu kubona imyanya ikomeye, kandi niyo bayibonye ugasanga ari imyanya idafite uburemere. Kugira ngo FOXX abone imyanya myiza, byamusabye gukora cyane no kugenda yigaragaza mu biganiro bitandukanye. Inzitizi ya kabiri, kwinjirira mu gicucu cya Ray Charles ati gute none. Mu mwaka wa 2004, Jamie FOXX yahawe igihembo cya Oscar kubera filimi Ray, aho yakinnye nka Ray Charles. Uru ruhare rwamuhesheje icyubahiro gikomeye, ariko rwamubereye umutwaro kuko nyuma yaho abantu batangiye kubona ko ariho yagombaga kurangiriza urugendo rwe rwa sinema. FOXX yahuye n'imbogamizi zo kubona indi myanya y'uburemere mu gihe abantu bari bategereje ko yakomeza gukora ibihambaye nka Ray. Inzitizi ya gatatu, ibitangazamakuru n'ibibazo by'ubuzima bwite. Nk'umuntu wamamaye cyane, Jamie FOXX yahuye n'ikibazo cy'uko ubuzima bwe bwite bwagendaga butangazwa mu bitangazamakuru. Yagiye ahura n'ibibazo mu mibanire ye n'abagore, ndetse rimwe na rimwe itangazamakuru ryageragezaga kumwangiriza izina. Naho rero mu mwaka wa 2023, Jamie FOXX yahuye n'ikibazo gikomeye cy'uburwayi butavuzweho byinshi, bikamuviramo kurwara igihe kinini, ndetse akabimpuha zavugaga ko ubuzima bwe buri mu kaga. Nyuma y'igihe kinini atagaragara, yagarutse avuga ko yari arwaye bikomeye ariko ashima Imana ko yamurokoye. Imbogamizi ya kane, kugerageza kwemeza abategura filimi ko afite impano nyinshi. Jamie FOXX si umukinnyi wa filimi gusa, ahubwo n'umuhanzi n'umunyarwenya, ariko ibyo byabaye inzitizi kuko abategura filimi benshi bamubonaga nk'utazi icyo ahitamo, bakaba baragiraga impungenge ko ashobora kudakomeza kwitwara neza muri sinema. FOXX yarwanye urugamba rwo kwerekana ko afite ubushobozi mu nzego zose, kandi ko ashoboye gukina filimi zikomeye nubwo afite izindi mpano zigiye zitandukanye. Inzitizi ya gatanu, kwinjira muri filimi za superhero ati gute none. Mu mwaka wa 2014, Jamie FOXX yakinnye muri The Amazing Spider-Man 2 nka Electro, umwe mu banzi ba Spider-Man. Nubwo FOXX yari yitezweho byinshi, iyi filimi ntigeze yakirwa neza n'abafana ba Marvel, ndetse benshi bagaye uko Electro yateguwe. Nyuma y'iyo filimi, Jamie FOXX ntiyahise abona indi myanya ikomeye muri filimi za superhero. Yagarutse muri uwo mwanya wa Electro muri Spider-Man No Way Home ya 2021, ariko n'ubundi ntigeze ikundwa nk'iyakomeye mu ruganda rwa sinema za superheroes movies. Nubwo rwose Jamie FOXX yahuye n'inzitizi zigiye zitandukanye,
yagaragaje ubushobozi bwo kuzikuramo. Yahanganye n'imbogamizi zo kubona imyanya ikomeye muri sinema, igitutu cyatewe n'intsinzi ye muri Ray, ibibazo by'ubuzima bwite n'itangazamakuru ndetse n'icyizere cy'ibigo bikora filime mu bushobozi bwe. Ubu aracyari umwe mu bakinnyi ba filime b'abirabura bafite izina rikomeye kandi agenda agaruka mu bikorwa binini bya sinema n'umuziki. Jamie FOXX. Uyu mugabo rero ni umukinnyi wa filime, umuririmbyi n'umunyarwenya ukomeye kandi akoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye mu gusangiza abafana be amakuru n'ibikorwa bye bya buri munsi. Imbuga nkoranyambaga akunze gukoresha ni Instagram. Jamie FOXX afite konti ya Instagram aho asangiza abafana b'amafoto, amashusho n'amakuru ajyanye n'ibikorwa bye bya sinema n'umuziki. X cyangwa se Twitter. Akoresha kandi Twitter mu gutanga ibitekerezo bye, gusangiza abafana amakuru yihuse no gutangaza ibikorwa bishya. Facebook. Jamie FOXX afite urukuta rwa Facebook aho asangiza abafana be amakuru atandukanye ajyanye n'ibikorwa bye. Nyuma yo guhura n'ikibazo cy'uburwayi mu mwaka wa 2023, Jamie FOXX yongeye kugaragara ku mbuga nkoranyambaga ashimira abafana be ku bw'amasengesho n'inkunga bamuhaye. Izi mbuga nkoranyambaga zose zifasha Jamie FOXX kuguma mu mubano mwiza n'abafana be no mu kubagezaho amakuru y'ibikorwa bye bya sinema, umuziki n'ibindi. Ni nuko nshoje mutama ndi kwizera Janvier Gadi nk'ibisanzwe. Uramutse ufite igitekerezo, inyunganizi mu biganiro dukora, nukuri kw'Imana amarembo aruguruye. Hano nk'ibisanzwe turi kuri KWIZERA Rwanda official. Imana ibarinde, turabakunda cyane. Bye bye.